kuba Bruce Melody ari ishusho y'ubugeni n'ubuhanzi ariko bwiteje imbere byanga bikunda hari nawe urugendo afite. Bruce, ubugeni n'ubuhanzi burunguka? Icyo si ikibazo hakagombye kubumbaza undeba aha, urabona ko ngaragara no kuri pano. Yes. Ndasa n'uwagaburiwe, ndasa n'urya. Nitwe ngagi. Mbivuze kubera iki? Umunsi rero mama yambonye nashyizeho amadirede aravuze ati yo dore disco abazimu bamugize. Njyewe ngenda nagize amahirwe yo gukorana indirimbo n'umuhanzi witwa Shaggy. Buriya habanza kubaka kwidagadura bigakurikira. Yego. Ni ukuvuga ngo dutewe ishema naho tuba, ariko ntabwo dushaka ko bikorwa na politike cyangwa se n'abapolitisiye gusa, natwe turashaka kugaragaza igihugu cyacu. Kuba Bruce Melody ari ishusho y'ubugeni n'ubuhanzi ariko bwiteje imbere byanga bikunda hari nawe urugendo afite. Bruce, ubugeni n'ubuhanzi burunguka? No murimo? Murakaze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo si ikibazo hakagombye kubumbaza undeba aha, urabona ko ngaragara no kuri pano. Yes. Ndasa n'uwagaburiwe, ndasa n'urya. No murimo mwiza kandi ugabura. Kera urebye mu myaka 20 ishize ukitegereza ubuhanzi, ariko ndatinda cyane cyane ku muziki uko niho mbarizwa. Yego. Twari inyuma cyane, ni n'uruganda rwatangiye gukora nyuma y'izindi bitewe naho igihugu cyari kiri, kubera ko buriya habanza kubaka kwidagadura bigakurikira. Yego, sure. Birumvikana rero ntago byari byoroshye, ariko ubu ngubu njye naba nk'urugero, mvuka mu muryango ukishijwe ADPR Busanza. Rero ndibuka mbwira mu rugo ko ndi umuhanzi, barabanje baransengera. Vuga mu ndimi shabarabara, ariko babona ndacyakomeje. Rero hari umuntu w'umugande twari duturanye aza kumgira inama ati rero kugira ngo ugaragare nk'abahanzi shyiraho utudirede. Umunsi rero mama yambonye nashyizeho amadirede aravuze ati yo dore disco abazimu bamugize. Si n'ikintu cyumvikanaga muri societe bisanzwe kuba umuhanzi sagihobe, ariko twararwanye nk'uko mama wa Rwagasabo yabivuze, turahatana umuziki turawukora, tugerageza kwereka abantu ko turi mu mirimo dukreyana. Umuziki ni umurimo uhanga indi mirimo. Abantu bagenda babisobanukirwa, abafana bariyongera. Nshimira n'abahanzi b'icyo gihe babitangije, nabo ngubu dukora akazi kamwe. Umuziki uragenda urakura kugeza ubu hari contribution y'abahanzi cyangwa se creative industry muri rusange kuri GDP y'igihugu asaga 5%. Ariko ntitunyuzwe n'ibyo turi kubaka ku gihugu, kubera ko inzira iracyari ndende, ntabwo turagera aho twifuza kugera. Turifuza gutanga 2030 nyakubahwa Perezida wa Repubulika, cyangwa se tukanarenza naho, kubera ko buri umuziki ni secteur yatinze kwitabwaho, ariko ubwo nanjye bamugana mbonye amahirwe nkaba nicaye aha, reka mbibanyuriremo. Yego. Buriya nta twebwe nitwe ngagi. Mbivuze kubera iki? Buriya umuziki winjiza mu madevize. Umuziki wambuka umupaka, buriya twe nta visa, buriya tuba dukeneye twasohoye indirimbo, upfa kuba ufite internet urambona, upfa kuba uri ku mbuga nkoranyambaga, kandi aho hose n'ibitaramo dutumirwamo hanze y'igihugu twishyurwa mu madevize. Ni ukuvuga ngo ni secteur ntekereza ko yitaweho ikanongerwa mu bukerarugendo. Ubuhanzi bwongewe mu bukerarugendo nabwo bukitabwaho cyane, bwakurura abantu benshi. Icyo ngicyo turagisaba kandi tubasezeranyije ko tuzabikora neza, abitabiriye bakajya banyurwa. Ikindi navuga wenda ni kuri contribution y'umuhanzi nkanjye. Munyihanganira ndatanga urugero kuri njyewe, cyane cyane ko mbikora kinyamwuga. Buriya mu ndirimbo zanjye akenshi nkunda kugaragazamo amashusho y'igihugu cyacu cyangwa se n'umujyi wa Kigali. Ndaza kubaha urugero, muragenda mubyibuka nk'indirimbo yanjye yitwa Katapira, twayikoreye mu mujyi wa Kigali aha hose, ariko ni mu bihe bitambutse. Hari yitwa Food Tour twakoreye Karongi. Abantu bose bahoraga babaza ngo hariya ni mu Rwanda, hariya ni mu Rwanda. Ubuhanzi ni ubundi buryo bwo kugaragaza no ku branding igihugu cyacu ku buryo n'abanyamahanga bakibona, kandi ntaragera ko bihenze.
reka mbanze mbereke nk'indirimbo mperuka gukorana n'umuhanzi witwa Diamond wo muri Tanzania. Image itangira iyo ndirimbo ni rond-point iri kuri Sonatube. Ni ukuvuga ngo dutewe ishema naho tuba, ariko ntabwo dushaka ko bikorwa na politike cyangwa se n'abapolitisiye gusa, natwe turashaka kugaragaza igihugu cyacu. Uwo muziki rero wambazaga ko ari akazi, ni akazi kishyura neza iyo gakurikiranwe, ariko ni n'akazi gahenze. Nk'iyo ndirimbo navugaga, muri iyi minsi indirimbo ishobora gutwara amafaranga arenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu tuyashyiramo nuko twizeye kazagaruka. Ntago habura imbogamizi nk'ubu ngubu wenda nk'imbogamizi, umuhanzi nkanjye Bruce Melody cyangwa The Ben, dushobora kujya muri arena hakuzura, tugatanga ibyishimo, tugakreya akazi, abantu bakabona imirimo, ariko twifuza ko ibikorwa remezo byose muri rusange bitwegerezwa, tukanoroherezwa kubibona, tukagira access kuri stade Amahoro nk'iby'umupira gusa. Dukumbuye ibitaramo bizamo abantu 60,000 mu by'ukarara unezerewe. Abafana bari kunyumva niba babyemeye bavuga ngo yuhu. Aho rero aho ngaho ni mu bijyanye no gutanga ibyishimo nabo turibo iyo bigeze imbere wenda y'umunyamahanga ureba igihugu. Ikindi hari gahunda ndimo n'abandi bagenzi banjye turi kumwe, twayise Music for Export. Icyambere mbanza kubashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko dufite uyu munsi noneho dufite ishuri ryigisha umuziki, ntago ari ibintu tugikora nk'abishakisha nk'ababyihingamo. Ntago nge nagize amahirwe yo kurijyamo, simvuge gutyo ngo mugire ngo ndakuze, nubwo ntari umugenzi, sindi no mu millennium, ndi hybrid, ndi hagataho, kubera ko umuziki wanjye bose barawumva barawukunda. Rero abantu dukorana uhereye kuri bande, abari muri team bose bize umuziki, ku buryo atari ibintu tugikora dushakisha. Turi gushyiramo imbaraga zishoboka zose ngo turebe ko umuziki, ari naho numvaga byahurira n'ubukerarugendo, ko umuziki kandi tubikora turi benshi n'abandi bahanzi, ko umuziki wacu w'u Rwanda warenga u Rwanda. Turabasabye mu ushyigikire, dusaba n'abashoramari gutangira gushora imari mu muziki nyarwanda. Turabashimira abahari kandi no kuri bakoresha ingufu nyinshi, ariko dukeneye benshi kugira ngo birusheho kugenda neza. Icyo nashaka gusorezaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni ukubashimira, mwarakoze kumenyekana. Njyewe njya ngenda nagize amahirwe yo gukorana indirimbo n'umuhanzi witwa Shaggy. Icyo gihe numvaga nshaka gutwara idarapo, ariko sinarinzi aho barikura. Ubwo nyine ndiruka nshakisha abo bantu bose, nza kugira amahirwe ndaribona. Buriya ku irembo waribona, nta nubwo byari ibintu bigoye, sinagombaga no kuva mu rugo. Ndaribona ndagenda, ariko winjiraga nko mu kiganiro bakakubaza ngo uvahe, nkavuga nti ngiye nitwa Bruce Melody, nturuka mu Rwanda. Ukabona umuntu atangiye, ariko iyo twongeye izina ryanyu ni business class, ngenda njyenyine. Birijyana birihuta. Ubwo rero twabafatiyeho lift kandi bigira umumaro. Kandi iyo ndi gukora ibintu numva ntewe ishema naho naturutse, nta kintu na kimwe kindutira u Rwanda. Ni ukuri turabakunda cyane, mukomeze mudushyigikire, murakoze. Arakoze cyane, arakoze Bruce Melody.